Ngira ngusuze neza nshuti mukunzi wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Imana amahoro n'umugisha kandi ikomeze kwishimire kubwo gukora subscribe, share, comment, like muri iki kiganiro kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza niba utarayikora. Ngiriwe umugisha n'Imana nkuko mubibona kuri kamera ndi kumwe na mwene data Evangeliste Masengesho n'umuyobozi w'ibuye rizima TV. Tugiye kuganira iki kiganiro cyitwa Gospel Talk. Dufite topic igira iti witondere abahanuzi baguhanurira. Ibi bintu tugiye kuganiraho kuko naba agent b'isi y'umwijima ariko ibyo bakubwira biba byakozwe bagira ngo bayobye uburari cyangwa se ugwe mu gihirahiro. Rero ngo hayikaze nuze gucikwa n'iki kiganiro, nuza kwisanga nawe warahanuriwe n'aba bantu bakakubwira ngo hari umuntu tubonye wakoze ibintu ku buzima bwawe, kumbi ari bo babikoze mu buryo bwa rwihishwa. Ubwo wenda uraza kumenya icyo wagakoze. Reka nakira umuvandimwe hanyuma twinjire tuganira. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Yitwa Prince Robert Rwanda ndetse n'ibuye rizima TV. You are welcome brother. Murakoze cyane. Dushimye Kristo Yesu utwemereye kuza kuganira n'abanyarwanda n'abandi bantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Yego. Turabakunda. Twicazwa hano n'urukundo tubakunda. Kurenza ibindi mutekereza ko bitwicaza hano. Urwo rukundo turubakundira muri Kristo Yesu kandi turuhatwa n'umwuka wera kugira ngo turubakunde, tuganire, dusangire, tugaburirwe kandi tugabure ibyo Uwiteka nk'uko yabishyize muri twe. Hari mwene data nabonye wanditse kuri status yavuga ati bene Ruben na bene Benjamin turatashya abakristo bose. Natwe dutahije abakristo bose badukurikiye. Umuntu wese wimvamo ko ari uwa Kristo tumuhaye nashyo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Biyumvemo ikaze kandi bumve ko nabantu b'igiciro. Hari ukuntu amateka nibihe umuntu ahagazemo n'amajwi ari kuvugira hanze aha ajya pfobya bera, akabamanura akabereka ko ari abantu basuzuguritse bari mu bintu bidafite agaciro nta herezo ry'ibyo barimo. Ariko nagira ngo mpumuriza bera mbabwire ngo muri abantu Uwiteka yaronse, muri abantu mufite icyerekezo, muri abanyabwenge, muri abantu Imana ikeneye kandi n'iyisira bakeneye kuko ni mwebwe muyibeshaho naho mugaragara nk'abadafatika, nk'abagiye gupfa, ariko muriho murafatika kandi amahoro yaba make yaba na menshi iyi si ifite. Mwebwe ubwanyu ibyo byose bishingiye nibo bayakeshwa. Yego, ni mwebwe muyakeshwa. Hanyuma rero mukomere cyane, tugiye kunesha duhabwe ingabire nziza z'abatabazi. Munyemerere dusenge kugira ngo tugaruke tuganira kuri iyo topic. Turagushimiye Mwami waremye ijuru n'isi. Haleluya. Kuboko kwawe kwiza ni kubane natwe. Ducecekesheje imbaraga z'ibitavuga Imana. Ibintu byose ushaka ko bikorwa mu kino kirere. Turavuze ukuboko gukomeye kw'Imana kubane natwe mu izina rya Yesu. Umwuka w'Imana abe muri twe kugira ngo tuvuge iby'Imana ishaka. Nyamara ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe aba ari ryo. Abumva ubahe kumvira kandi umwuka wawe wera abahe gukora iby'ijambo. Ntizimere nka za mbuto zaguye mu mahwa cyangwa se kukara cyangwa mu nzira, ahubwo zimere nk'imbuto ziguye mu butaka bwiza aribwo mitima yabo, maze izi mbuto zere mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Ego wavuze uti tugiye kuganira ku bintu bigendanye n'abahanuzi. Ndagira ngo mbanze mbemerere ko Imana iravuga. Tutaza kuganira kubera ibyo tugiye kuvuga akavuga ati se barabihakanye ko Imana ivuga. Oya, Imana iravuga natwe iratuvugisha kandi ishobora no kutuvugiramo. Ibyo ngibyo byose turabyemera. Kandi uko yari iri kera uko yavuganaga n'abatubanjirije niko ivugana natwe. Yesu n'abatagarutse gutwara itorero rye izavugana n'abazadukomokaho n'abandi bose ntabwo izarekeraho. Yego. Gusa wenda umwuka w'Imana yajyaga aza kuri ba Eliya akababwira ibyo bakora cyangwa akababwira ibyo bavuga. Uwo mwuka w'Imana wenda itandukaniro ry'uyu munsi nuko ntabwo atuzaho ahubwo aturimo. Ubu ntabwo aza ngo avuge yongera agende, ahubwo yahisemo kuzatura mu bera. Basigaye abana natwe. Asigaye abana natwe misi yose. Aba no muri twebwe. Ariko mbwira abantu badukurikiye, hari n'abantu umwuka wera ajyazaho. Yego. Akabazaho. Akaba ari kuri bo
atari muri hari abantu ubundi hari ibintu bibiri hari umuntu ukorana n'Imana hari n'umuntu ukoreshwa n'Imana umuntu ukorana n'Imana umwuka w'Imana aba ari muri we wabyumvise kubera ko nyine kampani dufatanije turayifatanije iyo udahari nanakora nta kibazo si ngombwa kuba waje ngo nkingure umuryango dufatanije kandi business ari iya twembi uhageze mbere arakingura agatangira agakora wama urugero rwo muri Bibiliya rw'abo bantu sinzi noneho niba uri kunyumva neza ndabajije ni wama urugero yego rwose ndaruguha uhumure kandi n'ijambo ry'Imana avuga ngo nukorere ubwo dukorana nayo Paulo yakoranaga n'Imana wabyumvishe Eliya yakoranaga n'Imana ariko hari abandi bantu bakoreshejwe n'Imana umuntu agakoreshwa n'Imana igikorwa kimwe akavuga ati ubu rero ndayibonye dore mwitanura iriya niyo urumva abantu twashyizemo ni batatu ariko uriya wa kane ndabona asa n'umwana w'intama w'Imana hanyuma akavuga ati nimubakuremo kandi abantu bari banshutse bose mubatemagure Imana ya Aburahamu na Isaka Imana yabari abagabo Meshake Sadraka na Bedenego ariyo muzajya musenga uri kubyumva ntibatemaguye abantu bari barwanije ya Mana ariko uriya muntu nta ubitegetse ntakorana n'Imana ahubwo iramukoresheje Imana ibwiye Abisirayeli irababwira ati mwirukana abantu ariko ntabwo iryo shyanga ryose muzarigeza kuri hari ubwoko bugomba gusigara abayebusi bake abanyakanani bake mubareke kugira ngo nzajye mbakoresha menyereza intambara aba bana banyu bavukiye mu butayu n'abavukiye inaha batazi iby'intambara zo mu butayu nzajya nkoresha aba bantu hari abantu bakora nk'ukuboko kw'Imana bagasohoza ubushake bw'Imana ariko badakorana n'Imana ariko kuri ubu mu rwego rwa gihanuzi nanone hari n'abandi bantu hari abandi bantu bakorana n'Imana ariko bakoreshwa n'Imana ariko badakorana nayo ni nacyo waruvuze uti umwuka w'Imana ashobora kuza ku muntu nyine ukoreshwa n'Imana igiye gukoresha nkwibutsa ko igikoresho cyawe wowe icyo ushatse gukoresha nta gihembo kiba kizabona kuko na Yesu yasa nk'uwabikoze kugira ngo abantu batazababera urujijo yavuze ngo umwuka w'Imana bari kuri njye ageze hirya tubari muri njye turi kugendana kugira ngo abantu bahishurirwe neza yuko umwuka wera yagukoresha ikintu runaka cyane cyane abahanuzi bakorera mistake umwuka wera akamukoresha ikintu yarangiza ati ubwo yankoresheje ikintu ngiye kwiga gukorana nayo kandi warakoreshejwe nayo erega Imana yigeze gukoresha igikona kugira ngo kigaburire Eliya hanyuma rero ariko Imana yo yakoranaga na Eliya ariko igakoresha igikona hanyuma rero hari ibikona Imana ikoresha nabyo bikiha gukorana nayo donc hari ikintu abantu batajya bashobora gusobanukirwa niba Imana ikunyuzeho ikaguha inzozi ikakubwira iti genda umbwirire inzozi runaka ibi bintu ikamukwereka ikamushyira hariya ntabwo bivuze ko Imana ije gukorana nawe kuko yabikorana nawe yakabaye izi itakubwira ngo genda umubwire gutya ahubwo yakabaye izi kukubwira ngo genda usohoze iki ngiki gutya noneho ukuboko kwawe kukagira uruhare muri ako kazi icyo gihe Imana ibikorana nawe umuntu ukorana n'Imana reka mbabwire urugero nka Eliya yakoranye n'Imana abwira Imana ati rero Mana aragenda ajya kwa Ahabu mu gitondo arayibwira ati hari mwanzuro nafashe yuko imvura nabonye ibintu muri gukora ari umurengwe ndashaka yuko imvura itazongera kugwa imyaka 3 n'amezi 6 ndayifashe yose nyibika mu mufuka aragenda ageze imbere abwira Imana ati hari ibintu nkoze eze bigenze gute ati nabonye bafite umurengwe imvura ndayibitse Eliya uyibitse utambajije ariko ubwo dukorana haleluya icyo cyemezo nyiteyeho kashe ndagishyigikiye ngo habasigara aseka aseta amubwira ati ubwo numvishe ko ikigikiye n'ikimenda kibitse urumva ndacyaragitwara imyaka 3 n'amezi 6 yashize imvura itagwa kandi yari yafashe icyemezo atabanje gusenga ari ishyaka ry'Imana yagize oya nuza umuntu witwa ngo Yosuwa akorana nayo uri kuncokoza nari barije abantu kugira ngo bumve neza umuntu witwa Yosuwa ngo yagiye ku rugamba ararwana arahagarara aravuga ati umva rero mbabwire kubera ko ndi kurwanira Uwiteka
wazuba we buhagaze manze nkora akazi ahita avuguruza abahanga bose ngira ngo bazi ko abantu bazi geography iyo uhagaritse izuba ubuhagaritse isi n'isubwe ati rero wasinywe bushinze birindira aho hantu hari akazi mbanza kubanza kwikorera Imana ikavuga iti ni koko nihagarare nige bayiremye nibihagaze kuko aba bantu bakorana n'Imana bagiye bavuguruza sureba ko isi yababwiye ngo irazenguruka umuntu witwa Dawidi yaravuze ati yashimangije imbago z'isi cyazishimangira kugira ngo zitanyeganyega hari umuhungu wakoranye na Yesu agira ngo barakorana umuhungu witwa Yuda yaramukoresheje amuhagahago k'amafaranga ahubwo tujye uyantwaza jya umbikira ngo yareba ku ruhande akibaho bano ubundi rero iyo uri gukoreshwa n'umuntu ushobora kwiba umukoresha wawe uri kubyumva ariko iyo ukorana nawe uramutse umwibye nawe waba wiyibye rero niba ujya mubona abajura ngo bwaturamanza kunsengera ndagusengera uyazanye uwo abakoreshwa nayo urumva niba mukoreshwa nayo rero ntabwo yatinyuka kwiba umutungo ndashaka ngo tuganire tutata intego niba n'abakoreshwa nayo basi bakoreshwa nayo hari abandi bikoresha kuri yo urumva ntibakoresha ntibakorana nayo ahubwo bakikoresha kuri yo ibyakozwe n'intumwa atubwira inzererezi z'abahungu inzererezi z'umugabo witwa Sikewu ngo bari abahungu 7 b'inzererezi ngo babonye Paulo ari kuvuga mu izina rya Yesu abadayimoni bakagenda avuga ati ibi bintu birakora natwe tugiye kujya turivuga bashinga icyumba bakita Sikewu bashyiraho icyapa natwe turabasengera bashyiraho icyapa dufite amasengesho yo gukuraho utwawe n'ushura hakaho muzaza abantu baritabira baza n'umurwayi ngo abahungu ikiganza gishyushye twe dufite ikiganza gishyushye bakahita bati mu izina rya Yesu wo Paulo avuga mu izina rya Yesu wo twumvanye Paulo abazimu nabo b'inzererezi bakabumvira uri abazimu bose niba bakurwego bararutanwa urumva ngo bagira region rero Paulo ubwo ari naha na Yesu wo nguwo akaba amaze iminsi atuzengereza ubwo amuhamagaye araza abazimu bakavamo bakiyirukira umuntu agataha ari muzima abatipe bati turakomeye urumva badodesheje n'amakanzu bandika ntago babura dogikora urumva bamwe ba profete bandi bigabanya ati ngenda apostle ubwo nzavuga ngo bishop protocol ngende bishop izo nzererezi ngo zikora icyo cyumba zirabasengera cyane Bibiliya iratubwira ngo umunsi umwe bazana umuntu utewe na dayimoni ariko zikomeye nazo ziza zizi icyo zije gukora hanyuma ngo baraza ati mu izina rya Yesu Paulo avuga soka ngo dayimoni avuga ati buretse mube mutuje twumvikane Paulo turamuzi na Yesu turamuzi mwebwe muri bande nzezi zavuga zitaye ko se wamugani mu bwami turi bandera ubu tudakorana nayo tudakoreshwa nayo tukaba tutari abana bo mu rugo turi bandera ngo bakibyibazaho cyane bari kwibaza icyo baravuga ngo umuntu arabasimbukira abakubita bose ngo abaciraho imyenda babonye bagiye gupfa basohoka bambaye ubusa ngabirukankana ku musozi ninde uri imbere ni inzererezi ninde uri inyuma hari umuntu utewe na umuntu urimo babita iz'abamedi n'abaperesi wowe zazindi zatangiraga ibya Daniel yego rero hari ubundi reka babwire Munyarwanda aravuze ngo amatako y'inkoko aboneka umuyaga uhuye abo ubundi iyo utarahuha bose abari ba profete abari ba bishop ese mugira ngo icyumba cy'inzererezi nticyari cyarafashe ariko nta kiriho ijambo ry'Imana avuga ngo nta kiriho kitahozeho ibintu byose bigenda bigaruka bisubira uko byahoze bene data nshuti z'umusaraba kandi tubanje kubabwira ngo hari abantu bakorana n'Imana hari n'abakoreshwa nayo ariko twungutse n'igitekerezo cy'abandi bantu ni ibintu byahanuwe mutajya ngo si ubuhanuzi biraba ngo umwuka w'Uwiteka uwo ni umuntu witwa Yoweri wabihanuye yego ngo azaza ku bantu bose ntabwo yavuze ngo azaza mu bantu bose yego ku bantu bose abitwa abasaza bazajya bakora akazi abajene bashaje ariko nubwo baba bashaje bavuga ati
uko mutureba. Hanyuma ikintu nshaka ko tuganira rero sasa reka twinjire. Ubwo tumaze kubona ko ari abantu bikoresha. Yego. Umukoresha abantu bikoresha mu izina ry'uwo kuko buriya muri company kananga urugero kugira ngo abantu babyumve neza. Buriya MTN igira abakozi uko ari batatu. Igira abakoresha. Uri kumva abantu bakorana na MTN. Bo bita abafatanya bikorwa. Yego. Turi kugendana. Ikagira n'abandi bantu igikoresho. Nabonye nk'ubiri gutanga ibihembo kuri Coratone. Bari abantu MTN bibakoresha kugira ngo abakiriya babo bagire gute bakore. None hakaba n'abandi bantu babyuka mu gitondo. Hakaba ariko nubwo tutari kuri payroll ya MTN. Ko tukaba tudakorana nayo. Tukaba tudakoreshwa nayo. Byashoboka ko nashaka amafaranga yanjye ngewe. Nkajya hano haruguru. Nkatera umutaka. Ijire yo sinzayibura. Turi kugendana. Nuje wa mbere azambwira ati mbikira. Simukadi sinzayibura kumva. Ariko nibitera kabiri. Buretse uzabureba. Nzajya nicara ntangiye kumenya ubwenge mpamagare mama Karabo ni undi hafi. Ati haro. Muri kuvugana no muri MTN. Umukozi wa MTN. Aha. Hari amafaranga twayobeje. Sibyo? Uri kumva? Kandi aya mafaranga nutinda. Hari uhura nawe ari guca ibiti n'amabuye. Ajya kubera. Umwana wawe bari bamugonye hano ku kigo. Uri kumva? Abo rero niba dushaka kuganira aho umuntu ashobora kwicara. Imvugo za MTN arazizi. Nuko n'ibikoresho bakoresha arabizi cyane. Kuvuga ati wi atire atizi atini tizomen paracetamol n'ibindi barabizi cyane. Kukubwira yuko abwiye mu mwuka akabona nyoko yarakuroze kandi we ni ukurangije cyane. Nyoko yakuroze ko uzabyara ari uko yagize gute yapfuye. Ubwo n'ubwo ngo nawe akugize umwicenyi kuko uravuga atakuye ibyeyi bundi kizapfa ryari ngo nshake cyangwa mbyare. Ubwo asiza kuroze uri kumva ayisako avuga bati ni mama wawe wakuroze. Njyewe ikintu navuga tugarutse inyuma ho gato. Yego. Paulo yandikira rwa kabiri rwa Bikorinto ku bice 6 umurongo wa mbere. Yego. Yaravuze ngo kandi ubwo dukorana nayo. Turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Aba n'abantu bakorana n'Imana. Ntabwo ari abantu bakoreshwa. Ntabwo ari abantu bakoreshwa n'Imana. Mbo reka tugende gake amasengesho abizi yo twahuye. Mwuka w'Imana avugira muri twebwe amagambo akomeye. Yego. Bibiliya iravuze ngo ubwo dukorana nayo. Yego. Abantu bakorana n'Imana. Yego. Saba pene. Yego. Abantu bakorana n'Imana saba dive. Saba katolika. Tugendane gakeya. Yego. Sibyo? Abantu bakorana n'Imana nabitwa umukumbi muto. Yego. Nabitwa ishyanga ryera. Nabo Paulo arimo nyine. Kuko nawe yishyize. Yes. Sibyo? Yego. Aba bantu rero reka tubahe ikimenyetso gitoya. Yego. Mureka ukomeza. Aba ni abantu bashobora guhagarara. Umwanzuro bavuze. Yego. Imana ikazi kawushyigikira. Erega bavugira muri Kristo. Ntano abantu barumva abantu bahawe ubuntu bw'Imana. Nta nubwo bari bo bariho ni Kristo buriho. Nagira ngo abantu dikorohereza batari kumva ibyo Bibiliya yerekana abantu Imana yagiye ikorana nabo. Ihera ku muntu witwa Aburahamu. Yego. Ndavuga ati Aburahamu ndakwemeye. Uremewe. Yego. Guhera uyu munsi kuva umnyeretse ku nkunda by'ukuri dukundana. Nzagendana nawe. Yego. Mose uri kumva buri abantu bajye bagenda gake bamanze bumve. Yego. Mose bura ntabwo yavugaga neza. Uribuka ko yabwiye Imana gabe ati wa Aroni tukagendana. Ko nazi kuvuga neza. Ariko yageze kuri standard akorana n'Imana. Ubwayi Imana iramubwira ati Mose we bitewe n'uko wangireho umugisha akumenya izina icyo uvuze nacyo. Donc
sinzi uri kunywa kugera ku rwego Imana ifata Mose buriya mwebwe ntabwo muramenya ejo bundi mwuka yanyanye mu mwuka amishurira igitaramo konseri urabona kuno bamanika flyer z'abantu bazajya muri Beka Arena ngo mbonye azaririmba ngo na Vestina na Dorcas mwijuru icyo giterane kiramanitse wowe n'abahanzi bazaririmba barahari n'abapasteri donc byose hazaririmbamo abantu batatu kuri afishe k'amakuru ngiye Robert narakibonye muntu wa mbere uzaririmba main wa muhanzi wabagize mukuru n'umwana w'intama w'Imana wa kabiri ni Mose wa gatatu ni umuramyi mu worship leader kuva isi yaremwa bamwita Miriam simbahaye amakuru ayo ngayo bayabika ayo mugira ikintu muyabyaza flyer nziza irabagirana yego abantu bakorana nayo rero ngira ngo twari turi ku rwego rw'abantu bakorana nayo n'abantu bavuga ikintu Imana ikagishyigikira kandi impamvu igishyigikira nuko bavuga ibihwanye n'ubushake bwayo kubera iki sibo bariho n'ubundi niyivugira muri ni nk'abantu bari gukama amata inyana ihari nta kibazo buriya se ureba kuboroye iyo wibeshye ugakama inka iya idahari ntago ifite ukuntu ngo iyimana hanyuma nongere mbwira abantu wenda turacyari dusa nk'abatangira neza kugira ngo abantu babyumve abantu bakorana nayo ngo ni abantu bahawe ubuntu bw'Imana kandi ubwo buntu bazi kububyaza umusaruro ariko abantu bakoreshwa nayo kuko urumva iyo ugiye gukoresha umuntu ushobora no kumuha igikoresho ariko abantu muzabona bakora bavuga ko bakorana nayo cyangwa ko bakoreshwa nayo ukabona ubuntu bahawe bari kubunyanyagiza mujye mumenya yuko atari abantu bakorana nayo ahubwo ari abakoreshwa kuko igikoresho wowe isuka wahaye umuntu ngo ajye guhinga yagenda akayikubita mu ibuye yagenda akayisiga ibyo ashaka byose ariko isuka y'ukora ya nyiri umurima agomba no kumenya uko ayitwara neza niyo mpamvu yavuze ngo iryagaragaye ntiriba rikisha isuka iyo ikoreshwa na nyirayo ariko iyo ikoreshwa n'undi muntu yakubita habonye hanyuma rero abo Bibiliya avuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo ndashaka kubwira abantu ariko ko gukunda ubuhanuzi ubwabyo nagira ngo mbabwire ko atari umwuka w'Imana gukunda ubuhanuzi ni umwuka uturuka muri karande z'ubupfumu no kuraguza buriya nimba ukunda ubuhanuzi uzabaririze iwanyu ushobora kuba nawe barakubyaye bagiye kubaza iwanyu bajyanye zaba zarakorewe niba iwanyu bataraterekereye bararaguje hari abantu ngo bakora ikintu cyose babanje kujya kubaza abakuru yajya guhinga imbuto ati kabanze njye kubaza yajya gusarura ati mumbwire ko byeze kandi ariko niba nzabiryaho cyangwa nzabirya yajya kugura inka akajya kubaza ko ngo izabyara urumva utuntu twose so uwo muntu yahinduye iseta urumva n'ubundi bintu byose aba ari ukubaza iyo asenze atari kumwe n'umuhanuzi ntabwo aba yumva rwose ko Imana yumvise reka niyo umusengeye akaguha ati mukozi w'Imana nsengera ukamusengera ibintu bikomeye bikanaba wenda ibyo umusabiye akanabibona aravuga ati ntago ari we byaturutseho ko cyagiye unsengera nta kintu wambwiye ntabwo niyo mvuga indimi ngo ugiye kwivuza vuga ariye iravuze bizaku nanzana kumvanye ntabyo nakumvanye nta nuko ari wowe wayibwiye wa mama twasenganye cyagiye wandi mu butayu niwe wari wavuze gutya niwe yaravuze ngo Imana igendanye nanjye burya irabikoze wa undi wavuze ngo mbonye akabati ko kari katondetsemo imva ngo mbone yawe iri kuri nimero ya mbere none bayishyize ko turari abundi ba Robert byasengesha itoto byangira ntabwo bihanura bivuge ngo Imana yavuze ngo musengere igihugu bikomeye biraje hari umuntu wamamagaye mu minsi ishize arambwira ati basengesho mujye mwemera ibintu we biri muri Solange we ntabikuri nta bushobozi ubifite narazeze
ndahaze nuko kabyara ibyo biri muri Solange nibi icyo uri kuvuga bitandimo ati nyine urabona Imana igimusanga ikamubwira ibintu bizaba mu gihugu nyine akabwira n'abantu ngo basenge ati ubwo sawa wabikubemo ati wowe byuzi ni ijambo ry'Imana donc ndabona hari ibintu bindi bitajyanye n'ijambo ry'Imana ibintu bindi biri mu bandi bantu bitari ijambo ry'Imana ngo gende kuki mwemera rwose ngo hari ibintu ndabwirira shahu ndikumva urwego uriho atari rwo kuganira nanjye kamureka kuko ijambo ry'Imana bavuga ngo ntuzafate utanakoreshwa nayo urumva ni ikibazo gufata impeta y'izahabu ukayishyira mu izuru ry'ingurube ni ikibazo gikomeye nta nubwo uba ari ngombwa ko ufata ibyo kurya by'abana ngo bigaburire imbwa yego ntago ari byo aho rero narindi kubabwira abantu ko gukunda ubuhanuzi ari karande ituruka ni umwuka uturuka mu bapfumu ukuraguza n'abantu ababyeyi bereje akagata abana bacu bazabakorere noneho kuko isi igenda yo ihindagurika nk'uko uwacu witwa Salomo yanditse yaravuze ngo nta gishya kibamo ni ibyisubiramo ariko bigaruka muri generation igezweho uyu mwana rero wahinduye indaro zikaba uyu munsi impinga yarabaye Bibiliya n'ubundi arakomeza mu mujyo wa sekuruza cyane urumva urahari n'abantu baba mu nsengero bapfumura ariko bakabita abahanuzi kuko ari abo mu nsengero kandi ariko ari abapfumuzi ko umwuka wo gupfumura uturuka mu gisekuruza cy'iwabo kera wakoreraga munsi y'utuzu tw'ibyatsi na twa tundi yakoresheje uruhu rw'imondo n'utundi twose ariko noneho bamaze kudusenya bubatse ibintu bishashagirana urumva ati nanjye reka mpingukire hariya urumva ndendera ry'abizera urumva niyo bawashyira bakawashyira bawuhengamye ariko cyamuhisha ahantu ku buryo nimba rero ibi bintu byo twajyaga tuvuga za Nyabingi ngo nimba ari za Ryababinga baki rero tavuze iby'iwabo byamushikura ubwo ni umwuka ariko abahanga mu bantu bazi ibyo abantu baterekeye kera twakwigira nka gutya ko n'ubundi iri yabagivuze cyane ubundi yabagivuze beze si byo bizeraga ivuga itasomye Bibiliya ivuga ibintu byose binyuranye bihabanye n'ijambo ry'Imana ntabwo ibyo bintu aba ari bizima bifite nyine bifite indi mirongo ikora hari izindi frequencies hari izindi waves ziba ziri kumva rero so icyo nicyo twashakaga kubwira abantu abangaba rero bazarangwa n'iki banyihanganireho gato mbanze nsoma ijambo ry'Imana hano yego Imana itugirire neza kandi yite ku buzima bwacu Yesu we ubwo dukorana nayo ndabinginga ibice 4 by'urwandiko rwa mbere rwa Yohana murongo wa mbere havuga ngo itandukaniro ry'imyigishirize y'ibinyoma ni y'ukuri bakundwa ntimwizere imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi icyaba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana ngo umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwo wavuye ku Mana ariko umwuka wose utavuga Yesu cyo ntiwavuye ku Mana ahubwo ni umwuka wa Antikristo uwo mwumvise ko azaza kandi nanone umaze kugera mu isi iki gihe Yohana yandikaga uwo mwuka wari wamaze kugera mu isi bana bato mwebwe nyine mwirwa ahantu hagiye hatandukanye bana bato mu byumve muri ab'Imana kandi ba bandi mwarabanesheje kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi icyo ni icyambere bagomba kumenya abo n'ab'isi nicyo gituma bavuga iby'isi ab'isi bakabumvira ariko twebweho turi Imana kandi uzi Imana aratwumvira naho utari uw'Imana naho utari uw'Imana ntatwumvira icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwariho ako masenga asobanutse ijambo ry'Imana riraryoshye riruzuye rifite icyanga ni nk'umutsima utera imbaraga Bibiliya yerekanye umwuka w'ukuri cyane
yerekana n'ubutari ukuri, banje no gutanga uburenganzira bwo kuyigenzura. Reka yerekanye cya kintu mwajyaga mutubuza. Yego, mbonye ijambo rindengera. Yego, uzongera unkanga ubwango kutugenzura umwuka wanjye. Yego, Bibiliya iranyemereye. Yego, batumanze mugenzura ibyo bintu, mukore testing mwera kuko hari imyuka myinshi yaje. ubu yageze mu isi. Noneho avuze ikintu gikomeye ngo hari abahanuzi b'ibinyoma baje nyine bahanura ukundi. Buriya guhakana ko Yesu yaje yambaye umubiri hari abantu batabitahura, ukagira ngo wenda n'umuntu uzaza akakubwira ngo Yesu ntago yaje yambaye umubiri bana. Hari haba bivuga ngo Yesu yari Imana, ngo niyo mpamvu atumvisha uburibwe bwo kumusaraba ibiki. Ibyo nabyo ni antikristo birumvikana, kuko Yesu yaje yambaye umubiri 100%, ariko rero afite n'ubumana muri we. Hanyuma rero uyu mwuka wo guhakana ko Yesu yaje atambaye umubiri, Yesu Kristo yavukiye mu kiraro cy'inka. Avuka iwabo bari guhunga. Arakura, akurira mu buzima bubi. Ahinduka imfubyi. Arera barumuna be. Apfa urupfu rubabaje rwo ku musaraba. Ntibamukorera imihango nk'iyo bakoreraga abandi bapfuye, cyangwa se ntibamushyingura nk'uko bashyinguye abandi. Ntibamukorera imva ye, ahambwa mu ntirano. Uri kubyumva? Iwe imva ye bayirindisha abantu bashaka kongera kwica uwapfuye. Hati mwagume, imva ye barayihoma. Bayirindisha abantu bafite intwaro biteguye kwica. Bana bashyiraho imbaraga. None hati nazuka muzahite mwongera mu murangiza atazibeshya. Noneho yego yaravugaga, aravuze ngo bana bato muri ab'Imana, kandi uri muri mwe aruturi mu bisi. Ariko impamvu ab'isi batabumvira ni ukubera nyine ari ab'isi. Ab'isi babo iyo bavuze barabumvira, ba dadi babo barabumvira, ba mami babo barabumvira, ariko mwebwe iyo muvuze basabiranywa n'uburakari. Yesu ngo yajyaga yinjira mu isinagogi, yavuga ngo bakazabiranywa n'uburakari. Ubu hari abantu bazibaranyije n'uburakari, bariko bati nk'abagongesha ipine y'imbere. Nuko rero ntibyabindangije. Wewe wabibonye ukuntu byagutegeye haruga teze uyu mushinwa nkurangize. Ab'isi barabumva. Ni ukuvuga ngo rero hari uburyo abantu bahakana umwuka w'Imana, bagahakana yuko Yesu yaje yambaye umubiri muri ubu buryo. Iyo umuntu atangiye kukubwira ngo umukozi w'Imana, ngo ibi bintu, ngo nta mukozi w'Imana utura aha hantu, nta mukozi w'Imana uba muri ubu buzima bw'ubukene, nta mukozi w'Imana ubaho gutya, nta mukozi w'Imana ugenda gutya uri gupfobya amavuta yawe. Abantu bari kukumanura hasi kubera iki? Ngwino wihuze n'amavuta yanjye muzamure hejuru mutumbagize, mujyane mu kindi kirere. Wowe uri kuvuga se, uravuga wowe ufite icaci, uravuga se uri pasiteri, uravuga se wowe ufite ikisi. Twebwe iwacu mu itsinda ryacu, donc mu gatsiko kacu, nubwo Yesu muri kuvuga dufite undi muntu cyane, bonyine bafite undi, dufite undi ujye ubabwira. Urumva iyo ataduhuje n'Imana ntabwo uwo Yesu. Dufite ibitabo twisomera bitari ijambo ry'Imana. Roba, urumva se ubu uyu munsi umuntu araguhamagara, kambabwira uwo mwuka neruye, ari uwo mukozi w'Imana. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe, ndashaka kunsengera. Ese bimeze gute? Urabona sindyama, ntabwo nsinzira. Ese byagenze gute? Urabona nyine runaka yaranterese, yarangije kureta, turaryamana na runaka, turaryamana kwa gatatu ryamana n'undi. None banteye inda nayobewe se w'umwana. Uri kubyumva? None nsengera ati uri kubona ati mukozi w'Imana, rwose ubu hari umugabo dukorana, naramukunze cyane, numva nta wundi mugabo nashaka, kandi afite uwe mugore. Ko ari we nishakira nta wundi. Cyangwa Bibiliya bivuga hirya nsengera Imana rwose muwo mugabo. Ati mukozi umusore nabonye ntabwo turi ku rwego rumwe, ariko rwose niwe nshaka.
umugore napfe noneho ubwo nuri kumva noneho ubwo bumvira rero ubwo bumvira n'ubwato umva rero wowe genda ushake ukuntu wazafata mishwari yawe ugenda uzahenga afite icyuya yabizi cyoke umuhanagureho uzazana ako kamishwari tugasengera cyangwa se uzayora itaka ryawe yakandagiye uzizane turisengere urumva hanyuma rero uzazane n'ituro ribyibushye nzamuguhesha da ubu ngubu rero babyumva vuba noneho bamara kurizana n'ituro ribyibushye hatumva rero ukuntu bimeze umva ukuntu uriya mugore ivuganye nanjye irambwiye ngo kubera ituro uzanye hagiye gupfa rindiraho gato uriya mugore wagiye gupfa kandi ikimenyetso cy'uko agiye gupfa ejo bundi azarwara ajye mu bitaro abyumvise kandi koko bakamushumuriza ya myuka ukabona ararwaye kavuga ati nibyo ntureba umuntu ufite amavuta Imana yavuganye nanjye burya Imana niyo yavuganye nanjye urego boba ngo abisi iyo bavuze iby'isi abisi barabumvira ariko we Robert umubwira uti rero abo ni abadayimoni bakwinjiyemo wa mukobwa we abo ni abadayimoni bakwinjiyemo wa mugore we umwuka uvuye kuri satani kuri satani kubita uwo mwuka w'abazimu wo kurarikira abagabo b'abandi wizere Yesu Kristo ukizwe iryo rari ryawe ry'ubusambanyi rikurimo usenga Imana izaguhereza uwawe ati nta muhanuzi ukurimo hose ubwo uhanuye iki ubwo se wowe uvuze iki nakurebaga nkajya ngo ufite amavuta nawo nta kigenda masengesho nsengera uri kumva umukozi w'Imana ndakijijwe nuzuye umwuka wera ariko ubuzima bw'inaha i Kigali urabona ko bigoye hari umugabo umwe kumbwira ati mfite umugore we kandi ariko ni umukire afite amafaranga yarambwiye ngo ampa amafaranga njye gucuruza amatewusi ariko mba mbona atari amafaranga gusa tiwansengeye ukambariza Imana niba nta kintu azantwara mwajya ujya kwa Rutanga rw'amaboko yababwiye ko ari imandwa nkuru izo dosiye ko ari we zireba izo dosiye kumva uri kumva abandi ngo ngo ndabona ngo barakuzinze ngo ariko yo ese ngo ko mbona ufite nyoko umeze gutya na gutya imeze gutati ati niko mama ameze ni mukecuru mbonye uri mu myaka 54 gutya ni mama wawe uri tabyibushye cyane ati wamubonye imibiri yombi disi ati umukozi w'Imana ati ihangane wabyawe nabi nyine ubwo utoye nabi arabyimenyera nyine ihangane dore nyoko niwe wakugize gutyo yakuzirikiye kwishyiga kugira ngo ushake umugabo nuko agomba kuzabanza gupfa kugira ngo uzabyare nuko agomba kuzabanza agapfa akiriho ntago bizakura umva undi se ati ati si tiburya koko igiso cy'umubyeyi acyumva umwana wabyirutse ati mbega umubyeyi wabyaye nabi timubyeyi ubwo n'umubyeyi waze gusengesha atukureba n'umwana wawe wabikoze umwana wawe niwe ugutanze ati niwe ugutanze rwose urumva ati koko umwana w'ipfura akora ibi ati si ugira ngo bizashoboka ko mwabona akana bizashoboka ko hari ahantu wagera nyoko akiriho kandi ari se wagutanze twese mukozi w'Imana ko musenga rwose mukaba musenga mwansenge ati se dusenge kandi nyoko akiriho n'ubundi uvana agakora ibindi urumva biraza kumara iki ngomba kuvana ibiganza byawe ukajya kubishyiraho amaraso cyane tukanyine uyandi magambo natagira andi magambo arenzaho ariko hari ikintu gikomeye cyo mwisi y'umwijima akoze aremye urwango hagati y'umubyeyi n'umwana ati ariko uwo muturanyi wawe wazindukiye iwawe ku munsi uyu n'uyu umeze gutya usa gutya na gutya ko tureba hari ibintu ageza ku mwasinzire nijoro mu bicuku bya nijoro umuntu kandi ubwo niwe wari inshuti yawe niwe mwabanaga niwe kandi wowe nkubwira urumva wa mubyeyi we mbonye mwisi y'umwuka umwana w'umuhungu umukobwa yashatse imbaraga ziva iwabo
twamagana ati dore nizo zibagize ufite umukazana uva muri biriya bice by'iburasirazuba uyavuze iburasirazuba iburasirazuba bihera Nyagatare bikagera mu Bugesera turere turindwi twose ubwo iyo yavuye muri ako kamwe ngo kaba kabaye niyo uvuze ati siho akwaza ati ntagana hehe urabona nka Gicumbi ya za Rushaki n'ingi ya za Bwisigi ni hafi y'Iburasirazuba ava ruguru za Gicumbi mu majyaruguru mu kahe gace za Bwisigi ataha ati mwuka najya abeshya ntabwo mwuka ajya abeshya urukumva wavuga ati ni mu majyepfo mu kahe gace kano ka za Ruhuha nayo ataha tumwuka nagabeshya ubwo rero kinabibonaga nkabona ari hafi y'Iburasirazuba bantu bima ati umukazana wawe yego ati ubu ni ukora ibi ngibi byose ubona tubona uko babyimbye amaguru mwana ararengana ntaroga ntaki urukumva ahubwo se reka tunabyemere ko aruka iyo mana y'abantu itashobora kuvuguruza imigabo n'imigambi n'imikorere y'isi y'umwijima n'abarusi ngo iyivuguruze uwo muntu akiriho inyuze kugira neza kwayo imbere yawe uwo muroza gihari uko umuririmbyi yuzuye umwuka yaravuze ngo nutumbira Yesu uzaba nkawe ngo bose bazamenya kubana nawe bari kubugome bitabe Yesu ubundi imbaraga z'umusaraba nizivuguruza iby'abarozi bavuze twabisomye Bibiliya yavuze iki se yavuze ngo bana bato nimugira ubwoba uri muri mwe aruturi mu bisi yego rero izo zamandwa zaba runaka azita imandwa zaba bwateka arikana ntabwo bishoboka ntabwo byakunda ntabwo wakira kiriho ntushobora kubona kanakiriho gusaba kushaka gasipaguru ugashyira mu cyayi umuntu agataha iwabo twese ubundi ukajya ugenda ibiganza byawe biriho amaraso wajya uryama nyoko kakagutera ntibamwishe se utamwisha aragize uti munsengera arantera kandi niwe wabigizemo uruhare icyambere rega iyo utangiye kwica nyoko cyangwa ukica umuturanyi wawe mu bitekerezo kuko baragije kukuroga ngo niwe ukuroga nawe uba utangiye kumwifuriza ko wawe ubu umwicanyi niko ijambo ry'Imana rivuga umwicanyi rero already wahindutse umwicanyi nigeze kujya mu rusengero icyo nicyaha baba bagucumuje nk'uko Baraki yacumuje Abisirayeli nigeze kujya mu rusengero rumwe rw'umupasiteri ntabwo muvuze hano yego si ngombwa aba yikojeje mu bicu kuko ntabwo ari n'abantu gusa n'abigisha ntabwo kora mu kiganza cya mugenzi wawe umwanzi wawe arapfuye twakundi babasakuza soje ndaheze hanze ndabwira abamama nk'abangahe nabonaga bishinye ari umwe twe twicaye nawe ati winkora mu biganza nkewe manzi usobanura umwanzi wawe uwo ari we Dawidi yavuze ngo ushimwe Imana ko abanzi banjye batavugije impundu kunesha ndabizi ko umwanzi wanjye ari Satani isi na Satani n'umubiri nibo banze tugira nibo bavugiriza impundu kunesha kandi ibyo nibipfa manzi umbwira umwanzi wawe ngo ni umugore duturanye mana uko tudakirana uri kumva abantu bose abahinduye abicanyi ku ijambo rimwe gusa bibye pasiteri abibye mu bantu umwanzi wawe agize gute arapfuye kandi ugataha uvuga ngo warakwereye twagize ibihe byiza kumbi muri wowe utahanye umwuka wo kwica abantu warangije no kubikora warangije no kubica sibyo abantu bicare bamenye yuko mukwiye kumanza gusoma ijambo ry'Imana avuga ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire nagira inyota umuha icyo kunywa naba yabuze ahacumbika umucumbikire kuko mugomba kureka guhora ku kaboko Uwiteka niwe uzahoresha umujinya kuko uyu muntu wishe ku wa mbere karigiye ku wa gatandatu yari kuba ari umuvugabutumwa wishe ababi yamaze abeza hanyuma se wowe erega wowe ubivuga nawe hari uwo wanga hari ukwita umwanzi hari n'igihe mwicaranye aho ngaho uri kuvuga atapfe nawe avuga atapfe ubwo mwese nimupfa biraza kugenda gute bakabako ngo ka Herode ngo karavunitse kaba abahanuzi bose imyuka yaba ari imwe reka ubu ngubu uri kubwira haruguru kuko dayimoni ziba zizi kominikasiyo ya ngenzi zazo narababwiye ngo umukozi wo mu rugo ukorana n'isi y'umwijima abangana n'umukire wicaye muri minisiteri kerikonke cyane rwose konegisiyo zabo aba ari zimwe sibyo
uri gusenga bakubwiye ko umuturanyi wawe ari we mwicanyi nawe yagiye mu kindi cyumba dore nk'ubu nk'abanyarwanda twese turasenga nawe yagezeyo bamubwiye yuko umwanzi we hari umubare ngaho muze mwicane mwese nimupfe noneho ndebe ukuntu biraza kandi nicyo satani yifuza nicyo satani ashaka cyamuzanye no kwiba no kwica no kurimbuka udukurikira ashaka ati ibi bintu muzanye se ko biri kuducalenjinga kandi twe tuzi ko abantu ari abanzi bacu banaduhiga banaduhanuriye ko bimeze gutya na gutya noneho reka dutunge itoroshi tuvuga ngo hakwiye gukorwa iki ese koko tubizere ko ijambo ry'Imana rivuga ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe ngo bitwa nuko yaziri ku rusyo muki kwishatsi bakajugunya muyengeri yego ni ukuvuga ngo twebwe umwanzi wacu ni satani akoko turakemera nko umwanzi wacu n'umubiri twambaye niwe utwoshya niwe ushaka kuduhagurukana sibyo ni ukuvuga ngo rero ugomba kumanza kureba iyi isi iyo bavuze isi yo baba bavuze ibihe buriya kuko igihe nacyo n'umwanzi wawe igihe kikwicaza ku ntebe ejo kikagukubita hasi mu byondo kikakugaragura muri bugore bapfuye badasamaniye kuri video call cyangwa babone video y'amano ubwo igihe urumva rero iyo bavuze isi baba bavuze igihe n'abantu b'icyo gihe nyine birumvikana kuko nyine nk'uko wari ubivuze abaciyeho kera ntabwo bari bazi ko abagore b'iki gihe bazatandukana bazajya bifuza gutandukana n'abagabo hari ejo bundi nabonye ari kuri social media ngo ndasambana noneho ngo kandi ngiye ngo reka nkubwire ngo niyo Imana yava mu buturo bwayo bwera ngo ikavuga ngo ije hano ngo ikambwira ngo ninshaka undi mugabo ngo njye nayibwira ngo nyaga ubugingo ariko sinshaka undi mugabo ngo njye nta wundi mugabo nzashaka kubera iki ndasambana none za plastique zimaze ku mashanyarazi kwa diru urumva ntabwo bari bazi ko abantu bagiye mbere abagore bazajya bifuza gutandukana n'abagabo ngo babone uko bajya muri shambure zabo bajye barara basambana kuri video ko n'amategeko abashyigikira none hari n'amategeko abashyigikira ntabwo bari babizi rero igihe nacyo ni umwanzi w'abantu mu buryo bumwe n'ubundi icya kabiri satani yo yinjiye mu muntu ni uwo muntu ahita ahinduka mu bagakoreshwa na satani cyangwa agakorerwamo na satani niyo mpamvu Yesu Imana igumugishisi ima reverasi nk'uko twabonye ko hari abantu bakorana n'Imana hakaba hari abantu bakoreshwa nayo hakari n'abantu bikoresha niko no mu isi y'umwijima bimeze hari abantu bakorana na satani wabye cyane bafata decision satani akaza akabati nanjye mpaba ahubwo wavumbuye ndagushyigiye tundi yuhari ni nk'ahari njye ubuhari tundi yuhari hari abantu baba bari mu rusengero satani akavuga ati kuva uhari nta zindi ngabo nirwa nohereza urahagije sinirwa nza icyo nagatekereje nibyo uri gutekereza ndabizi hari n'abadukurikiye satani akabati ubwo wakurikiriye acano sinirwa njyayo ndabizi icyo nari gukora nawe uragerageza aba ari abantu bakorana nayo hari abandi rero bakoreshwa nayo ntabwo wagiye kureba ruriya rucano ko rumaze iminsi runsakuriza ukareba ko hari akavidewo kawe bakoresheje ugakubita agafoto kawe ugakoreshwa hari abantu satani namwe mw'abantu mw'abahanuzi bari guhanurira mumenye ko mugiye gukoreshwa nayo ugiye kwica umuntu none ubwo batangiye gukoreshwa nayo noneho hari n'abandi nyine bakorera nabo nyine batayizi hari abakozi baba bari aho ngaho niba ngo ari abakoranabushake bayikorera nabo batabizi babandi bo ku ruhande abo bose bamwe birwa batukana tubwirije ijambo ry'Imana ibyo bintu bamwe bari abantu bari gukoreshwa ndababwiye kujya musobanura ibyo bintu dushaka mbona mwaraguye urumva abo ngabo nabo bakaba bari hariya ni ukuvuga ngo rero aba bantu bose abantu bari gukoreshwa na satani umuntu nimba satani amwinjiyemo akamukoresha wowe nk'umuntu w'umwuka wari ukwiriye gutahura nari ngiye kukubwira ukuntu Yesu yatahuye ko dayimoni yinjiye muri Petero aravuga ati Petero we twari dusanzwe tuganira ariko iryo jwi rikuvugiyemo si iryawe Petero nta nubwo ari iry'umwuka bari kumwe si irya satani babaye ibiganiro ibi nyuma satani bitatu baramanje ngateka abantu banyita ndi
twebwe rero muri karitsiye aho tuzenguruka harimo abantu bo mu buryo butatu. Abantu bakorana na Satani bya bavuga kuri Belzebuli, abakoreshwa nayo bavuga kuri Eliya kubera ko ntawe uri umwe mu barwanya umwuka. Abandi nabo bayikorera batabizi, kuri wa muhanuzi bamenya ari umuhanuzi ariko ntituzi ubwoko bwe, ariko tumuzi neza tumara kuri arigishwa ati se mwebwe mumbona Petero ati Kristo umwana w'Imana wabaye nka Nebukadinezari neza, baramubonye neza gati ibyo bintu ntago ari inyama n'amaraso y'ibona bikuvugishije akiri aho ziri plus atariko birakwiye ko genda kugira ngo umwuka wera umwana w'umuntu azagambanirwa, afatwe, akubitwe, yicwe, isi itatu azazuka. Petero ati reka abatangiye gukira igiti inkota ku ruhande ndabamara mwami ibyo bintu byo gupfa ntago biri, azagira ugukoraho. Yesu ati mva inyuma Satani. Kuko niko byumva. Rero umuntu nakubwira ngo nyoko niwe wakuroze akaba atafite ubushobozi bwo gusengera ngo Imana ikemure icyo kibazo, tuvuga ngo mva inyuma Satani. Mujye muhishurirwa. Hari igihe Satani yinjira mu muntu akavuga ibintu bisa nk'ibikugiriye imbabazi. Urumva ijambo Petero yaravuze abwira Yesu aterega ibyo bintu byo kubambwa mwami biragatsindwa rwose, ntazagira umuntu ugukoraho. Kandi mu by'ukuri aricyo cyazanye Yesu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati mva inyuma Satani. Hanyuma Yesu ntabwo yakubise Petero, yavuze ati reka nkubite Satani yinjiye muri Petero, kuko Petero Satani namuvamo Petero arasigara ari muzima. Kandi Satani imuvuyemo koko Yesu amubwira ati kubo twakuvaho tukajya kareho ufite amagambo meza y'ubugingo amuvuyemo zibiri yavuze. Havuze ati wa wundi mwishe mwebwe mukamubamba niho ukoze. Wingibi muri kubona kandi urupfu rwe n'umusaraba we niryo bendera ryacu. Amen. Urupfu rwe nirwo rwaduhaye kuba abo turi. Haleluya. Nirwo ruduha imbaraga. Wa wundi waruhakanaga none hatangiye kuruhamya avuga ko rwanamugiriye umumaro. Rero reka nkubwire muntu dukurikiye, impamvu ijambo ry'Imana ryanga ko twangana tukagirana ngo tujyane n'inzika nuko uwo muntu wanga ushobora kwanga Petero Satani mwinjiyemo ariko ejo yari kuzabatiza bitatu. Rero urwangano rwose ruturuka kuri Satani. Rero ntabwo uwo muntu buryo ukwanga ari we, kuko umuntu uva amaraso nkawe, upfa nkawe, ubaho nkawe, ibintu byose mubihuje yakwangira icyo akakwifuriza no gupfa. Urapfa ngo akurye, urapfa ngo abe mu wawe, urapfa ngo bigende gute. Ariko Satani yo yamwinjiyemo arakureba akazabiranywa n'uburakari, akumva ukwiye no gupfa ukavaho. Ngiye gusoza. Rero bantu b'Imana mudukurikiye, uwo muntu uza akakubwira ari gukoreshwa na Satani akaba mwinjiyemo akakubwira ibyo bintu bidafatika kandi bihinugukira mu ntege nke, ujye umubwira uti mva inyuma Satani. Umwanzi wawe si umuntu, umwanzi wawe ni Satani winjira mu bantu akabategeka kukurwanya abakoresha uburetwa. Abantu rero bakorana na Satani, aba bantu twongere tubabwire ko bo ntago bajya basengerwa. Aba ntibasengerwa ngo bakizwe, kuko Satani ntiyabavamo kandi ari abafatanya bikorwa. Ariko byumva Satani ibavuyemo bo ntibayivamo. Ariko byumva icyakora abakoreshwa nayo bashobora guca ibipapuro by'amasezerano bagasinyura kotara bakigendera. Ariko byumva abakoreshwa na Satani abo bakizwe. N'abandi bo banyamugirya nino batazi n'ibyari byo, batazi n'umukoresha wabo babona bakora bakabona barya. Abo ngabo nabo nyine babona abantu bashinze amatsinda nabo bakajyayo, nabo bakajyamo ashiraho ngo ni aparumu, nabo bakahita bazamuka hejuru bakajya kujoyininga. Urumva abo ngabo nabo bashobora kuvayo Yesu akabagirira neza. Rero bana b'Imana, umwuka w'Imana Bibiliya iramutubwiye. Umwuka reka nsome kuri 6 ngo ariko twebweho turabi Imana kandi uzi Imana aratwumvira, naho utari uw'Imana ntatwumvira.
icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ariho. Nimba abantu b'Imana tuvuguka twumva ufite umwuka w'Imana, nimba tuvuguka uzabiranywa n'uburakari ufite umwuka wa Satani, utitaye ku ma etaje ufite, utitaye ku mamodoka ugendamo, utitaye ku nzu utuyemo, utitaye ku mafaranga ufite kuri konti ubeshya ko ari Imana yabiguhaye. Niba iri jambo ry'Imana tuvuze wumvishe ntacyo rikubwiye ukabuza biranyije n'uburakari, uru wa Satani. Rero nimba uryumvise, kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo ikitubwira ab'Imana nuko tuvuga bakatwumva, kuko ibyo tuvuga atari ibyacu ahubwo tuvuga iby'Imana. Ab'Imana bumva iby'Imana, ab'isi bakumva iby'isi. Imana ibahe umugisha. Ndagushimiye kuba wabanye natwe muri iki kiganiro, tukaba dusatiye umusozo wacyo. Imana amahoro iguhe umugisha. Njye nari Prince Robert, nari kumwe na Evangeliste Masengesho. Uwiteka naguhe umugisha, nkubwire ngo tubonane mu biganiro by'ubutaha. Mwakoze kubana natwe. Shalom, shalom, naho ubutaha. Ciao.